Ese birashoboka ko umuntu yakwicanye nawe wamwibarutse kubera amafaranga? Mu karere ka Ngoma abaturage babyukiye ku nkuru y'incamugongo n'akababaro cyane ibabaje. Umugabo arakekwaho kwicanye nawe umubyara, akamuta mu bwiherero cyangwa se mu musarane, hanyuma hejuru akamenaho beto kugira ngo umurambo we utazaboneka vuba. Ikibabaje kurushaho nuko yahise ajya mu nzego z'umutekano avuga ko mama we yamubuze, inzego z'umutekano zigomba kumufasha kumushakishiriza. Ni inkuru yateye benshi ubwoba n'agahinda. Komeza urebe iyi video kugeza ku musozo wumva uko byagenze n'ukuntu byaje kurangira uyu mugabo atahuwe akaba yamaze gutabwa muri yombi. Aya makuru yamenyekanye ku mugoroba kuri uyu wa kane tariki 7 Gicurasi 2026, aho byabereye ni mu mudugudu wa Gatonde, akagari ka Mutenderi, umurenge n'uwa Mutenderi nta karere ka Ngoma. Umugabo w'imyaka 35 yamaze gutabwa muri yombi akekwaho kugira uruhare muri urupfu rwa nyina w'umubyara wari ufite imyaka 64. Amakuru yibanze avuga ko uyu mugabo yari afite nyina we umwenda ungana na miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Abaturanyi bavuga ko mu minsi ishize uyu mubyeyi yari yaragiye kwishyuza umuhungu we amafaranga yari amurimo, ariko bikarangira ayamwimye. Nyuma byabaye ngombwa ko ikibazo kijyanwa mu buyobozi, aho uyu mugabo yemeye ko azajya yishyura nyina we buhoro buhoro kugeza ayamazemo. Ku ikubitiro we yahise amuha amafaranga 500,000, ariko ibintu ngo byaje gufata indi ntera itunguranye cyane mu ntangiriro z'iki cyumweru. Amakuru avuga ko uyu mugabo yahamagaye nyina we wari utuye mu murenge wa Sake amubwira ko aje kumwishyura andi mafaranga. Uyu mubyeyi amaze kuhagera birakekwa ko yahise yicwa n'uyu muhungu we, umurambo we ujugunywa mu bwiherero. Nyuma yaho ngo yahise ahamagara abafundi baza gusukaho beto hejuru y'uwo musarane kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Iki nicyo kintu cyatumye abaturage benshi bacika ururondogoro, bibaza uburyo umuntu ashobora kugirira nabi umubyeyi we wamwibarutse akamutwita amezi 9, ariko bikarangira amucagaguye akamuta mu bwiherero. Nyuma yo gukora ibyo byose ngo uwo mugabo ngo yaba yaragiye gushakisha inzego z'umutekano, azibwira ko yabuze nyina ndetse asaba ubufasha bw'uko inzego z'umutekano zamufasha kumushakishiriza nyina, ariko iperereza ryaje gutuma hakekwa ko ashobora kuba ari we wamwishe. Umuyobozi w'umurenge wa Mutenderi bemeje aya makuru, buvuga ko umurambo wamaze kuboneka ndetse n'inzego z'umutekano zagiye gukora iperereza ryimbitse. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutenderi yavuze ko amakuru ya mbere bayamenye ku wa gatatu, ubwo uwo mugabo yajyaga gutanga amakuru avuga ko nyina we yabuze. Nyuma nibwo byaje kugaragara ko hari ibimenyetso bikomeye bituma akekwaho kugira uruhare muri uru rupfu rwa mama we. Yanasabye abaturage kujya batanga amakuru ku gihe igihe hari amakimbirane cyangwa ibintu hakekwaho ibibazo, mu gihe ngo hakumirwe ibyaha hakiri kare. Kuri ubu umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Kibungo kugira ngo ukorerwe isuzuma, mu gihe kandi uwo mugabo hamwe n'umugore we bamaze gutabwa muri yombi kugira ngo bakomeze iperereza. Iyi ni inkuru yakomeje gutungura benshi, cyane cyane kubera uburyo icyaha giteye ubwoba bivugwa ko cyakozwe. Iyi ni inkuru yasize benshi mu gahinda n'akababaro ndetse no mu rujijo. Ese wowe ubitekerezaho iki? Ni iki gituma umuntu ageraho agirira nabi umubyeyi we? Tanga igitekerezo cyawe mu mwanya wa comment, ntiwibagirwe gukanda like, share na subscribe kugira ngo ukomeze kubona amakuru asesenguye neza kandi ku gihe kandi yizewe. Bienvenue Kwizera niko nitwa. Iyi ni Toza TV Rwanda, nahamukanya.